ibyiza bihebuje dawe tubyinjiranye mu murwa wawe ahaganje amahoro tuje kugusanganiza uru rusange rw'amajwi mu ndirimbo tukubyinira tuje kugushengerera no kugukuza kugusenga no kugusingiza tuje kugushengerera no kugukuza kugusenga no kugusingiza ikoze tukugana mu murwa muhire twinjiye dutarama tuje twese dawe kugusenga no kugusingiza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya 5 ukwezi kwa 10 2024. Kuri iyi tariki mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri Kiliziya Gatolika dufite ibyishimo byo kwakira umwepiskopi mushya wa Diocese ya Butare n'icyubahiro Musenyeri Jean Bosco Ntabungira. Kuri uyu munsi nibwo ahabwa ubwepiskopi. Tumusabire, dusabire kandi n'uwasimbuye n'icyubahiro Musenyeri Rukamba Filipo, dushimira Imana ibyiza yakoze abikora muri Kiliziya, abikorera umuryango nyarwanda ndetse n'isi yose. Imana ikomeze Kiliziya mu ntambwe zayo zose. Turazirikana n'abatagatifu Placide, Flaviana na Filimati. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Kuwa gatandatu rero ni umunsi w'umubyeyi Bikira Mariya. Dukomeze tumwiyambaze, atubere urugero, adufashe mu nzira y'ubutagatifu. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cya Yobu umutwe wa 42 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, umurongo wa 5 kugeza ku wa 6, umurongo wa 12 kugeza ku 17. Yobu asubiza Uhoraho agira ati: nzi ko ushobora byose kandi nta mugambi wawe uburizwamo. Ninde wagutakambira kandi atagira ubwenge? Ni koko napfuye kuvuga nasobanukiwe, mubukira ibitangaza bindenze kandi ntazi. Ubundi najyaga nkubwirwa mu nkuru, none nakwiboneye n'amaso yanjye. Niwe mpamvu nicujije ibyo navuze, nabyihannye nicara mu ivu no mu mukungugu. Nuko Uhoraho aha Yobu umugisha urenze ndetse uwo yahoranye. Yatunze intama 14,000, ingamiya 6,000, ibimasa by'inkone 2,000 n'indogobe z'amanyagazi 1,000. Yabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa umwe yamwise Nyiranuma, uwa kabiri amwita Bwiza, uwa gatatu amwita Mukaburanga. Mu gihugu cyose nta bakobwa beza nk'abo bari bahari. Yobu yabahaye iminani kimwe n'abasaza babo. Hanyuma yaho Yobu yabaye ibindi myaka 140, abona abuzukuruza ageza no ku buvivi. Nuko Yobu apfa yisaziye neza, yarabonye ibintu n'ibindi. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Abandimwe, ijambo ry'Imana riraryoha, ribamo ubuzima, kandi koko nta kintu na kimwe kuri iyi si kitabamo. Yobu amaze kubona ibyamubayeho, akumva amagambo y'Imana, akareba inshuti ze, yaravuze ati: nzi ko ushobora byose kandi nta mugambi wawe uburizwamo. Bavandimwe, Imana ni inshuti nyanshuti, ituba hafi, iratumenya, ikatwitaho, nta handi tutabyumvisha ubwenge bwacu ibihari. Nta mugambi w'Imana uburizwamo. Twagiye tubibona mu mateka yacu yihariye, buri wese ku giti cye. Hari ahantu ugera ukabona byose birakurangiriyeho, biragushiririyeho,
ubuzima burakubihiye, ariko wajya kubona ukabona Imana ihereye kuri zeru iragukijije. Yobu rero nawe yicujije ibyo yavuze bitari mu bwenge, dore ko umuntu udacumura mu magambo aba ari intungane. Ni kenshi twavuze amagambo mabi imbere y'Imana, tukayituka se, tukayihinyura, tukayigaya, tukayishinja. Yewe Imana ivuze ibintu twayibwiye, ni ukuri ngira ngo twabona aho tujya. Imana ariko aho itangariza ni ukuntu iyo umuntu yicujije ihita imubabarira. Yobu yarihannye, Imana imuha umugisha ngo urenze uwa mbere, imuha kubyara abana beza, imuha gutunga. Iyo usomye aya mazina Yobu yise abakobwa be bavutse nyuma y'ibigeragezo yahuye nabyo, Nyiranuma, Bwiza na Mukaburanga, aya mazina turayabona no muri iki gihe. Ba Bwiza barahari benshi, bigaragaza ukuntu Imana yari inezerewe Yobu, nayo bakanezererwa iby'Imana imukoreye. Ikindi tubona muri iri somo ni uko Yobu nk'umubyeyi ngo yahaye umugabane 8 bariya bakobwa kimwe n'abasaza babo. Hari igihe dusoma Bibiliya tukavuga ngo ni ibintu bya kera byabaye expired. Hari igihe tuvuga ngo ubu ngubu amajyambere yaraje, iterambere, uburinganire. Ubu se Yobu ntabwo yakoze iby'iterambere rivuga n'uburinganire? Abakobwa baho umugabane nuko yawuhaye abasaza ngo kimwe 8 kimwe n'abasaza babo. Imana ni nziza, bigaragaza ko umuntu uyoborwa n'Imana yanga akarengane, kandi ubutabera bwose buturuka ku Mana. Rero umuntu amaze kumenya Imana atangira gushyira ibintu mu gaciro, atangira gushyira ibintu mu mwanya wabyo, n'aya mategeko yose atarayiga, ataranayamenye. Imana ni nziza. Yobu yipfira neza, asize inkuru nziza imusozi, kandi agenda agiye aheza. Bavandimwe, Imana idufashe, cyane cyane ababyeyi bajye bakunda abana bose kimwe. Hari ababyeyi basumbanisha abana, ugasanga umwe uramuha iki, undi uramucira mu maso. Ugasanga umwe uramutuka ngo uri ikigoryi, ntacyo uzimarira, wowe ntacyo umaze, undi ukamufata neza, icyo agusabye cyose ukakimuha. Umubyeyi utoranya abana ni umubyeyi gito, kandi abana turabizi ntibanganya ubushobozi. Umwana umwe ndera ku ishuri arutse kuza arambwira ati papa na mama barantuka ngo ndi ikigoryi, ati kandi numva nakoresheje imbaraga zose, ati yego singanya ubwenge n'abo tuva indimwe, ariko nanjye mba nagerageje. Urumva agahinda uwo mwana afite. Papa na mama mutuko uwo mwana, nimushimire umwana nubwo yaba afite amanota make, ahubwo bizamubera imbaraga zo gukomeza. Ariko mubwiye ngo ntacyo uzimarira, ajya no mu ishuri ya filime ikagaruka ati wacu bambwiye ko ntacyo nzimarira. Yobu rero yakundaga abana bose kimwe, akabaha amahirwe kimwe, kandi bose akabashimira Imana. Turazirikana Zaburi 118. Uhoraho umurikisha uruhanga rwawe ku mugaragu wawe. Uruhanga rw'Uhoraho ni uruhanga rwuzuye urumuri. Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Luka umutwe wa 10 umurongo wa 17 kugeza kuri 24. Muri icyo gihe abigishwa uko ari 72 bagaruka bishimye cyane, bavuga bati mwigisha, na roho mbi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arababwira ati koko nabonaga Sekibi ahanuka mu ijuru nk'umurabyo. Dore mbahaye ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, nubwo gutsinda umwanzi wese kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nubwo gutsinda umwanzi wese kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nyamara nimwishimire ko rombi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Ako kanya Yesu ahimbazwa na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Kuko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana uwo ari we keretse Data,
nta nuzi data uwo ari we keretse mwana n'uwo mwana ashatse kubihishurira. Hanyuma ahindukirira abigishwa be ababwirira ukwabo ati hahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'abami benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristu yohereje abigishwa be, tumaze iminsi tubyumva, 72 bajya mu butumwa, hanyuma bagaruka bishimye bati Nyagasani rwose twakoze n'ibitangaza, roho mbi zatwumviye zirirukanka. Yezu arabatega amatwi, hanyuma arabahanura nk'umubyeyi wakiriye abana be. Birasanzwe ko ababyeyi baganira n'abana. Muri iki gihe hari ikibazo cy'uko ababyeyi batakicara ngo abana babatekerereze ibyo bahuye nabyo. Ababyeyi bigize gusa abacamanza, abapolisi, abashinjacyaha, bahora bashinja abana ku buryo abana batagira igihe cyo kubisanzuraho. Nyamara aba bigishwa kuko Yezu yabumvise, agerekaho n'impanuro za kibyeyi ati rero mwe kwishimira ibitangaza, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo bikomeye. Nuko Yezu ahimbarwa na Roho Mutagatifu, arasenga ati dore mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo bisha abanyabwenge n'abahanga wabihishuriye intamenyekana. Byanze bikunze Yezu yaranezerejwe n'ubutumwa ababigishwa bavuyemo. Iyo tuvuye mu butumwa Yezu arishima. Iyo twakoze icyo tugomba gukora Yezu arishima. Iyo twagize success, gutsinda, Yezu arishima. Iyo twageze ku ntego mu buzima bwacu Yezu arishima. Ariko ibi byose bikorerwa abaciye bugufi, kuko abikuza bumva ntacyo bakeneye kugeza n'ubwo bo badakeneye Yezu. Twahawe ubuntu bugeretse ku bundi, tuba abana ba data, atugira inshuti ze magara, atuvana mu bagaragu, araturoba. Bavandimwe, data yaraturobye. Hari benshi batamuzi, hari benshi bahinyura Imana, ariko data yaraturobye atugira abana be bwite. Twanditse mu ndangamuntu y'Imana, dufite umubyeyi. Ubu rero igisigaye ni ukumukomeraho, kuko Yezu yagize ati hahirwa amaso abona ibyo mubona. Hari ababyifuje birabananira. Icyama ukumva uguhirwa kwawe, ukamenya amahirwe yawe, ukamenya uriwe n'agaciro ufite imbere y'Imana, wava mu maganya, wava mu marira, wava mu byo urimo by'umwanda bitagize shinge na rugero, hanyuma ugakorera Imana unezerewe. Nyagasani akwegere, agusobanurire iby'ingoma ye, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.